nta gikomere nta gahinda nta muvumo urenze uwo nimva mu uyu munsi ubwo maze kumenya ko burya yari we burya ni mushiki wanjye twaryamanye ubugira gatatu birashoboka ko nantwitiye kwiyakira biri kumvuna kwiyumvamo ko ndi ikiremwa cy'Imana biri kungora burya yari we ndumva ni Tom aka Zaba ndi kumwe na Jackson Jaguar aka Intare Batinya angaha turi mbibutse kari muri 6 months niyibagezaho ibi ngibi uhawe ikaze. Zaba ntabwo byoroshe habe namba ni bya bindi abanyarwanda bavuze ngo ushobora kwisama ukisama wasandaye ni ikibazo gikomeye kandi nanjye ubwanjye ntabasha kwakira muri nge ngo mfe kukiyumvisha ku kanya bro ni ikibazo gikomeye gusa dukomereza iyo nkuru twumve ngo byagenze bite. Jackson biragoye cyane maze iminsi nakira inkuru ariko inkuru y'uyu munsi yo ni so naita amazing naita sad story since kunayita gusa yaratangiye ati ndabasuhuje 6 months amazina yanjye nitwa Dani ati 6 months mumbabarire mu nkuru ngiye kubasangiza amazina mwinamwe nawe ndibu yababwire bitewe n'umutekano w'abanyirayo. Ati nkomoka muri South Africa mfite imyaka 28 nyuma yo kumenya inkuru yanjye ati narababaye na n'uyu munsi ndababaye ati byatangiye gutya ati namubengutswe rimwe mpita mukunda muri make nahise ntwarwa ati ni umwana mwiza utuje uciye bugufi ibyo byose bigakurikizwa n'urukundo rutangaje n'ubwiza buteye ubwoba ati nazaga ku ishuri nitwaye mu modoka nziza cyane ku buryo byanyoheraga cyane kuba nateretse umukobwa wese nshatse kandi akanyemerera. One day namusabye ko twasohokana arabyemera kameme kuko nanjye nari mwiza cyane. Birumvikana brother birumvikana ntago wamusaba ko ngo musohokane then parisi imodoka ugaragara neza ngo yange ko musohokana tu. Cyane abakobwa b'uyu munsi none bashiki bacu bashiki bacu wallahi bakunda ifoto basigaye bateye ubwoba sana. Ubwo rero nyine murumve iyi story kabisa hari abashakanye ari abari mu rukundo ewana nabyita nubugira ute no gushira mu bwenge kuko iby'uyu munsi ni by'uyu munsi no gushira mu bwenge brother man urumva nyine ni ikibazo gikomeye biragenda gutyo ugasanga ucekeranye n'umuntu then bikaza kuvukamo ikibazo nyuma nukubanza gushishoza yarakomeje Dani yarakomeje aratuganiriza ati byaranyoreye cyane kugira ngo mufatishe nanjye nari umusore mwiza ari umukobwa mwiza twari tuberanye byarabaye ari naho naboneyeho bitambwira ati ya my friend I just loving you numva nagukunze ariko Dani yararenze bro Dani yari igitangaza then urebye ukuntu yazaga ukuntu man nanyine nawe regyo shusho ya Dani yaza parika kebo on the first side ku munsi wa mbere akimubona ahitambwira ati nubundi nanakwikundiye ntago byari byoroshe man Dani yararenze tu nyine nawe kuri iyo shusho Dani yazagamo Dani yazaga meze fresh inshuro ya mbere kabisa ku buryo umukobwa ahita amubwira ati bigahita byikora. Dani yarakomeje ati namubwiye ko mukunda nawe ntiyazuyaje yarabyemeye ako kanya yese abyemera urukundo rwacu rwari rwiza rwarakuze rurakura koko ruba rwiza rwifuzwa na buri wese ati kandi natwereka twari beza
ati nawe urabona amafoto ari munsi ya letre nohereje ati twari beza kameme. Shana amafoto ukuntu agaragara urabona ko ari fresh kabisa yari kapo ewana buri wese nyine yabona akavuga ati ewana kude chapeau none ati byabaye akarusho ubwo twamenyaga ko turi mu bihugu by'amahanga. Ati twigaga mu wa kane mu mashuri yisumbuye muri United States of America. Ati ariko twebwe twakomoka muri South Africa. Ababyeyi bacu bose bari abanya South Africa. Mama, papa wiwe, mama wiwe bose bari abanya South Africa. Urumva cyari byiza byari guduka bisa ewana nuko nyine byaje kwivangamo akandi kantu ariko byari byiza by the way. Byari byiza cyane kabisa unarabibona ko bano bantu bari bameze neza then ibintu byari cool bro. Byari cool kabisa. Then yarakomeje aratubwira ati 6 months ikintu cyatugoye cyonyine ni kimwe nuguconnecta n'ababyeyi bacu uretse ko nabyo byabaye byagaye gato. Ati urukundo rwacu rwari rutwika umuriro w'urukundo waka umuriro w'urukundo wakaga muri twe. Ati byese nyine nabitugaye ariko biza kutworera dore ko nitumanaho ryari ryoroshye cyane ibintu cyane birumvikana. Ati rero nagize gutya amafashe ifoto anyohereza papa yitegereje ifoto arangije ansubiza dore ko nafite n'amatsiko yo kumva ibyari munsubiza yaritekereje arangije arambwira ati my boy keep on ubukobwa ntagucike. Ariko Zaba sibyo ibaze uyu mubyeyi akimara kubona iyi foto yahise avuga ati umukobwa ntagucike man nukuvuga ngo bro ni iki kibazo gikomeye iyi si dutuyemo right now kabisa. Ibaze uyu mubyeyi yari yarabyaye uyu mwana yaramubyaranye n'undi mu mama biganye ku ishuri. Niko story hano imeze. Yaravuze ati kwanza n'ikintu ngo cyabazaga Dani cyane ngo yakuze ati 6 months nakuze ikintu cyambabaje muri ako kanya nabonye emotion za papa uburyo papa yansuzanyije ibyishimo byinshi cyane amareze nka maso navuga ati iyaba na mama hari na mama hari ngazijya kumva move ziwe cyakoze. Nanjye nahise mbikora byihuse nereka sheri wanjye nambwira ati my love don't you see this ntabwo ureba ko papa he just liking you nawe yakwishimiye cyakoze yakwishimiye. Umukobwa nawe byaramwinspirinze yahise nawe agira gutya yohereza agafoto kanjye kohereza mama we na papa wiwe. Dore ko nari umusore muremure ati namwe murabibona kameme ndashinguye. Dan arashinguye kabisa nuyibona hanga Dan arashinguye n'umusore kabisa umeze be. Ati rero ababyeyi barishimye cyane bahita bavuga ati when will you come with him ni byaro zaza none uri kumwe nawe ngo tumwitegereze neza dore ko nifoti besha. Birumvikana Dani yari yaraturutse mu babyeyi bafite amafaranga urumvagira no kwishuri yagiye aza muri kebo girlfriend we nawe urumva byaruko nawe bari bafite amafaranga ntacyo bari babuze bagombaga kubyihutisha kugira nyine ngo bakore ubukwe kamere. Ati rero nago ati twari dutinjijwe no gusoza amashuri yisumbuye ibyo gusaba ibyo gukwa ibyo ngibyo twebye iwacu ni ibintu dushobora gukora mu minota mike cyane ubukwe bwata nako kanya nk'abana bo mu gasare kabisa. Ati twagize gutya rero ngo duhuze ababyeyi bacu umunsi nari ngiye gukwa umukobwa ati nabwiye papa ati papa are you ready for umukazana witeguye umukazana. Urumva papa yari yiteguye umukazana kabisa umwana nk'umupapa utaruherukana n'umwana we then amukumbuye yaramweretse umukunzi bro yari yiteguye umukazana. Ati papa rero yansubije ati my boy ati ngiye I am ready kandi niteguye kwishura buri kimwe mu bukwe bwawe ahubwo ukunda ubuhe bwoko bw'imodoka ukunda Mercedes Benz ukunda New York ukunda abandi bana shira ubundi mwana wanje ko imodoka yawe imaze no gutibara we
niye modoka wifuza kugendanamo n'umukunzi wawe ku munsi w'ubukwe wifuza kwambara irihe bara ry'ikoti? ubwo Dani yahisemo iyihe modoka bro? yarirenze. Dani ati nasubije papa wanjye nambwiye ati papa ibyo wankoreye mu buzima bwanjye kuva ndi muto unyitaho njyenyine ndabona mama byonyine birahagije. Ubu ngubu icyo nsigaye ni ukukwitura kuri uyu munsi ku munsi w'ubukwe bwanjye ahubwo what you wait for? Wowe utegereje iki? Already birumvikana ikintu se yarategereje cyane kurusha ibindi ni umukazana. Ategereje umukazana. Ni umukazana kabisa. Ati twagize gutya rero habura umunsi umwe ngo ubukwe butahe tujye gusaba umukobwa. Umunsi umwe iryo joro narebye girlfriend wanjye my love naye nambwira ati ase ubundi twatangiye honeymoon ko n'ubundi byarangiye. Umva Dani ko bigaragara yakundaga uyu mukobwa. Ni umukobwa yakundaga Dani cyane. Urangiye ikintu kiri kumbabaza nuko kureka atatubwiye kano kazina ashobora kwitwa wenda nka ka Adeline Sandra just my god Sandrine Adedo. Ati rero namukore surprise namusohokanye muri hotel ya mbere nziza iwacu muri South Africa. Ati twamaze iryo joro ryose natwe tuganira bijyanye n'uburyo umunsi wacu uraza kubumenya. Birumvikana cyane kabisa. Ntibyatinze papa naramuhamagaye nambwira ati dad are you ready for umukazana? Ati mwana wanjye ahubwo mugeze hehe? Ati rero Dani ati papa naragiye ndamutwara mu modoka n'abandi basaza bamugaragiye nanjye nandi kumwe n'abasore twiganye abasore n'inkumi turenje turagenda tugiye kureba umukazana tugiye kureba umukobwa nakonze. Nawe ureba ukuntu papa we yarameze ari muri iyi modoka n'abandi papa bangana ari kumwe na Dani umuhungu we ise yarafite ibyishimo n'ubwuzu bwinshi cyane bwo kureba umukazana cyane. Ati ndi mu nzira rero turi mu nzira nahise mbona car ya mabukwe. Mabukwe ati muhungu wanjye ati umukobwa wawe rero rwose ndabona amarira yamurenze kubera iki wakerewe wakwihuse. Ihute imiryango imenyane wowe. Ati mama nanjye ndi mu nzira just around ndi hano ndi hafi cyane. Dani yaraje nyine turi kumwe na papa wari Dani yarameze neza cyane. Yari muri ubwo yari kuri mati iri joro ufite gukunda urotima yaratudutome duteye ubwoba. Ati rero ndibyatinze twageze mu rugo imodoka ziraparika ndasohokana nambaye ikoti ryiza cyane papa nawe ngaragiye n'abandi basaza abasore bose nakubwira nari narakoze icyitwa umuryango. Ati rero turagenda baduha ibyicaro. Ati ubwo imiryango itangira kwibwirana nyina w'umukobwa nawe agisohoka mu muryango w'icyumba agize ngo yicara bakubitanya amaso na papa. Bro ntabwo byari byoroshye wadaye. Papa yahise yipfuka mu maso. Mabukwe nawe yahise arw'igihumure ndiyongeye kuvuga. Twibajije ibibaye biratuyobera. Ibaze Dani wari wamaze iminsi ari gutegura ubukwe. Dani ari amagara papa ati ngiye kuzana umukazana ngiye kugira gute inshuti n'imiryango batumiye. Ubwo se uratekereza ko wasanga bano ubukwe bwari burimo amarozi menshi baroze nyirabukwe baraba. Byanashoboka tu. Ubukwe bwasanye n'ubuhagaze maze bafata ababyeyi babo berekeza kwa muganga bati ubukwe naho butaha.
ati twagize kwa muganga papa asa n'utsimbutse gatoya ati ndamunyegira n'amazi daddy what about you niki kikubayeho ikihe kibazo ko ari wishimye uri muri mood nziza bigenze bite daddy ati nyimubaza nahise numva urugi barukubita rw'icyumba papa yararwariyemo barukubita cyane ntabwo byari byo nahagurukanye umujinya mwinshi cyane mvuga umuntu uje gusakuriza daddy wanjye n'agahinda ndimo ninde nagiye gufungura ngiye mbona mabukwe araje afata papa mwishingu aravuga ati gute wemeye kabana amarasamwe abana amarasamwe bagiye gusangana aya mahano ni bwoko ki kumbe bro mabukwe yari mama mbyara ako byari byoroshe byabaye nka dream ya dream boys yayitwa ngo ikira dufite gisana twari kuzarambana twari kuzagumana ariko ntibyashoboka oya dufitanye isano twari kuzarambana twari kuzagumana ariko ntibyashoboka oya dufitanye isano mana we bro man narabyumvise byari byoroshe numva isi indangiriyeho umukunzi wanjye nasanze ari mushiki wanjye mabukwe nasanze ari mama mbyara bro ntabwo byoroshye daddy yansobanuriye n'ikiniga cyinshi ati uwo ni nyoko kubyara ati duherukana imyaka 27 ishize nari nzi ko atakibaho gusa amakosa sinzi nyirayo nabuze icyo musubiza mushiki wanjye girlfriend wanjye nakundaga by'akadasohoka bro hari ikintu utari kwiyumvisha reba amarangamutima y'aba bana babiri tureke ababyeyi bo birumvikana yenda bahise bumva ari ikibazo gikomeye ariko ibaza amarangamutima y'aba bana babiri uyu Dani ni umukobwa tutabashije kumenya izina rye bari bamaze iminsi muri honeymoon urumva ariye bakoze honeymoon mbere y'uko ubukwe buba urumva ntago yavuze kuvuga atereka mwake na kavanse sibyo ntabwo yavuze kukamwaka sibyo bamaze iminsi bari romantike bakundanye byatari bro bajya kubona ba finale bagasanga mushiki wanjye mushiki we bavukana bro ibyo bintu ukubyumvisha ukabyakira ukabikurura ukabifilinga ati none 6 months nyuma y'ibi bibazo nyuma y'izi ngorane zose naciyemo mungira inama nakora iki ese ko ngiye kubana na mushiki wanjye ese ko tugiye kubyarana nkora iki ese ababyeyi banjye bo mwabagirira iyihe nama mugira amahoro y'Imana mwumva kuri microphone ni Tom Ekayizaba intare batinya Jackson Jagwa bibutse kano turi ari muri 6 months ariko nyabuneka mwibukiye kuri subscription ku Butare Media niho tunyuze inkuru zacu ikiganiro cyacu nakagaruka ciao ciao